dushimiye Imana ikomeje kudukorera serivisi nziza kandi inoze. Abaraha materaniro n'abadukurikirana ku murongo, abazi kuko ari Imana yabikoze, dukomere Imana amashyi menshi kuko irabikwiriye. Turashimira Bishop na madame we n'abana babo. Turashimira Reverend Kado dame we n'abana babo. Turashimira Pastor Nathan damu we n'abana babo, n'abandi ba pastori bose n'abadamu babo n'abana babo, n'inzego zose kugera muri protocole. Ijoro n'amatayo rikomeje gushima cyane kumva ko mugomba kudutumira. Muri abantu beza, muri abanyamugisha. Uwo mutima wo gukunda ijoro n'amatayo, umutima wanje wuzuye ibyishimo byinshi. Gusa nari kubaramutsa, ariko reka mbasabe dukomere Imana amashyi menshi. Shimire abakunda itorero rya Foursquare mu nzego zose ukoreramo mu itorero ndetse no mu mirimo ya government. Imana ya Ibrahim, Imana ya Isaka iguha umugisha. Shobora kuba hari umushitsi utanze, ariko ndazi kuko niba kibatanze nitwa Tayo Ntamahizi Muhoza. Mfite umudamu umwe n'abana 7. Imana yangiriye neza, ntacyo nshinja Imana. Ndi umushumba itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church. Uyu mugoroba nagize umunezero ko ndasenga Imana ngo imfashe iri juru ryambaye tagira ikintu na kimwe siga. Kandi uwo munezero wasubiye guhura n'umuntu twaganiriye ku manywa, ambwira ibintu yahishuriwe, numva ibyo bintu bingizeho impact kandi byiza. Narimo musaba iyo byari gushoboka azabivuga isi yose ibyumva, hanyuma bakabisobanura no mu Cyongereza kuko byangizeho imbaraga cyane. Ariko si byo ngiye kubwiriza, reka mbahe topic. Twari tumaze iminsi turi muri topic ivuga ngo ibyawe bizakomeza bibi byawe. Ejo tuganira kuri topic ivuga ngo ugarugwe mu byawe, cyangwa se usubire mu byawe, cyangwa se injira mu byawe. Uyu mugoroba, uyu munsi wa none, turaganira kuri topic ivuga ngo ubwo wasubiye mu byawe ugiye kubona umuhamya ukubwira ibyawe ibyo ari byo. Kabivuge mu Kiswahili. Kwa sababu umerudi katika vyako utapata mjumbe. Kiswahili chako ibintu nesi. Utapata mjumbe ambaye atakukuhakishia kwamba hivi navyo ni vyako. Kusafata kandu gatoya urabona umuhamya. Iyo topic. Ibindi ni muri development, mutega amatwi urabyumva. Duhaguruke dusoma amagambo y'Imana. Umuntu uzi gusoma Bible neza, reka dusome ibitabo 2. Turasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo.
Injili ya Matayo ibice ni 2 umurongo wa 10 agere ku wa 12 turasoma igitabo cy'abacamanza. Yes. Okay. Ibice ni 6 12 no kumanuka yagera no kuri 18 ariko asoma imirongo nk'ibiri cyangwa 3 ikaze gusoma narangiza turaririmba. Nabonye umukozi w'Imana hano uzabakiza turabanka basirimbaho Twavuze no mugisha kuri twe. Matayo 2:10 kugeza ku 12, abacamanza 6:12 kugeza ku 13 cyangwa 14. Matayo igice cya 2 umurongo wa 10 haravuga ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Iryo jambo inyenyeri muri fate ndaza kurikoresha cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Ndiyo. Barapfukama baramuramya. Maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode. Yego. Banyura iyindi nzira basubira iwabo. Yosefu ahungira muri Egiputa. Amen. Abacamanza 6:12 umanuke. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo marayika w'Uwiteka aramubona kira aramubwira ati yego Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ugira n'ubutwari. Ndiyo. Gideon aramusubiza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho n'imirimo ye yose itangaza irihe. Yego. Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani sinjye ubigutumye. Dukomeze 18 umurongo 18 haravuga ngo Gideon arongera aravuga ati ndakwinginze ntuvaha kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati ndagumaha kugeza aho uri bugarukire. Amen. Tukomere Imana amashi menshi mwicara. Ngwino turire. Afite na channel nziza muzamuyireba mu muteze imbere. Sindababwira iyanjye nzayivuga ku cyumweru. Turayiteguye. Muranayizi. Okay. Tugiye gusirimba. Numvishe kuva ejo hari abahungu babiri baririmbye. Aba umwe namubonemo uyu. Nidusohoka ndaguhitura. Undi mushaka ko muramaje wararekuye arafata arihe tiyaje basi utaje nyine nuko tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo Petero na Yohana ndahisha curanga. Petero na Yohana walikwenda huko kwenye hekalu. Petero na Yohana walikwenda
kwenye hekalu. Petro na Yohana walikwenda uko la. Petro na Yohana walikwenda uko kwenye hekalu. 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 Simama
mama yeme twese mani chwa Yes. nimusamure ibiganza nishire mu ijambo ry'Imana umuntu uri hano navuge ngo haleluya Hallelujah. mu magambo y'ibinyoma uri Imana Muzu y'imbohe mu mibabaro uri Imana. namenye kutosiga ngo ndengane. namenye kutosiga ngo ndengane. Leva. Bihe Warabiminduriye. Panasala Nasome. Tama efa. tuvuge gusa mu marira mu magambo y'ibinyoma uri Imana ngoyi muzo y'imbohe mu mibabaro uri Imana namenye kutosiga ngo ndengane. namenye kutosiga ngo ndengane. Bibilisite ya corona yaracicikanye ku mateleviziyo yose n'ibihugu byose abanyamakuru baravuga umuntu wese aravuga ngo hari wenda yo kwimba umwobo mu magambo ibinyoma uri Imana muzu y'imbohe mu mibabaro uri Imana namenye kutosiga ngo ndengane. reka twishire mu ijambo Leva. umutima waje uranezerewe Mana nyiribihe warabiminduriye. ugiye kubona intumwa Hallelujah. hari intumwa z'igihugu hari intumwa z'imiryango ikomeye y'abibumbye zose zitwa ko ari intumwa hari intumwa y'umuryango banda gusabirana cyangwa se gusaba umugeni nayo ni intumwa ariko izo ntumwa zose iyo zigiye muri iyo mirimo igira iherezo ariko intumwa iyo ngiye kubabwira uyu munsi wa none ni intumwa itaziranirwa idakangwa n'imvura idakangwa na birakomeye idakangwa na biracitse idakangwa ngo nibibazo byabaye iyo bihari nyine iyo ntumwa izimenengana muri ibyo bibazo ikakugezaho message yawe niyo ndiyo ngiye kubabwira nimugere muri nimuvuge ngo haleluya isezerano rya kera ni isezerano rishya abacu bakoreye Imana bagiye babona intumwa mu isezerano rya kera aho bandikaga ko ari marayika w'Uwiteka yabaga ari Yesu wenyine ariko mu isezerano rishya aragaragara aza ari mwenyewe biruzura uwo niwe ngiye kubabwira kandi uwo niwe uje utuma abantu anatuma mu cyumba kandi akazana amakuru akayashitsa haba ari ku manywa azayashitsa ayashitsa mu nzira zitatu ni mu Imana icubahiro giranyevu ni mukomere Imana amashimeshi cyane inzira ya mbere ni mu ijambo ryayo neno la Mungu neno la Mungu tamu neno la Mungu tamu we neno la Mungu tamu ni tamu sana. Neno la Mungu
sana. Yohana igwinjira igice cya mbere bavuze ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoze ari Imana kandi nta kintu cyaremwe kitararemanywe nawe. Umunsi uzumva intumwa ya jambo uzasinzira uzatekana nubwo uzaba ufite ibibazo bizarangira kuko ni umugabo ubutumwa bwiwe bukugezeho buzaba guhindura n'abari bakuzi mu yindi shusho. Jambo akaguhindura akagucisha mu iforoma akakugorora akagupasa. Jambo ni pasi itazigombera amashanyarazi. Uwo jambo niwe watunguye umugabo witwa Paulo ariko agifite izina ryitwa Sawuli. Iyo akugezeho aza guhindurira izina kandi warangiza abantu muri pase bakakurebera mu izina risa naho ridafite resource nziza ariko jambo yakwinjiramo izina rigahinduka. Ndatangaje uyu mugoroba wa none nimugende mumenye kuko intumwa ya mbere ni jambo kandi wakugeremo aguhindure. Kabiri azaca ni mu nzozi nimugire muke ni data we harakandi wongeje iba nkugasubiramo. Curanga gasebere twumve. Ukipatwa na shida ndugu wala magonjwa hata kupungukiwa fedha, hayo yote ni kwa muda tu, ni lazima ujipe moyo. Umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Ni msama sema hey mwambie Yesu mwambie anaweza atakushindia nukuri takushindikana. Uyu jambo anaweza yote, anafanya njia sipokuwa na njia. Uyu mugoroba uyu jambo kintumwa, uyu jambo ucinzira atari inzira agucira inzira aguheza igisubizo mu izina ryande rya Yesu. Ukipatwa na shida ndugu wala magonjwa tu lazima usipoyo umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Sema haleluya. Haleluya. Haso. Turagasubiramo gukura muri iyo mbeho wiriwemo y'imvura kandi imvura nayo ni umugisha. Nimubaze mukomere Imana amashimeshi. Ukipatwa na shida ndugu wala amashi Umewa penda hayo yote ni kwa muda tu, ni lazima usipe moyo. Umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. hari inzira umaze iminsi ushakiramo ibisubizo ariko ibintu byarakunaniye, ariko natumwe n'ijuru ndi intumwa naje nikoreye icyo baswahili bavuga ngo ni musumba bagage kontinere. Nimugire muke mwambie Yesu Mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia Yesu. igitabo cy'itangiriro ibice 32:26 no kumanuka. Umugabo witwa Yakobo niwo mugabo wa mbere wahuye n'ibintu bitatu bikomeye. Ni muheze Imana icubahiro. Ikintu cyambere n'umuntu wahuye n'ishurirwa ariko anyirarume
ndaho umuntu atazayishurirwa habe no kwa sobukwe wahayishurirwa. Kwa nyiraro Bibiliya irambwira ngo usomye icyo gitabo neza muri ayo maverse ngo nyiraro nahita amubwira ati okay, ingazi zoza zibyara ibigondo n'izawe, ibihogo n'izaje, ihene z'imibambwe n'izawe. None gapeti nugira amahirwe okay, Yakobo aravuga hano kwinjiza umutwe, ariko muri tekinike ngo afata agati ngo arakagegena ngo agashiramo amabara. Inka yaba yimye yaje kubyara ikamibyara ikigondo ikabiba yande ya Yakobo. Reka nkubwire, intumwa iyije kuri wewe iguheza ubwenge ukaba mu buzima bwo guhishurirwa. Sante nziza nayo ni nziza ku mwanya. Bibiliya yambwiye neza Yakobo ngo arangiza hano avuze kuri 32:26 ngo amaze kugaruka mu nzira ngo ashike neza mu nzira ngo afata ibuye ngo araryegamiye. Naho yegamiye Yesu, ijuru ngo riza gusura, marayika aramanuka ngo habe mu rukerera bugiye gucagurikana ngo ashaka kumwikuramo. Yakobo aravuga ati eye koya eya, aha ni jewe nawe. Reka nkubwire, nuzoza ushurirwa bavuge bareke kuvuga, bagusuzugure bareke kugusuzugura. Wowe icyo wafashe gifate gikomeze, kuko iyo ni intumwa ntuyirekura itagize ikigira gute ikikora. Aradedeza niko tuba tubivuga mu Kinyarwanda akashika. Bibiliya yambwiye ngo arangije ngo marayika w'Uwiteka ngo arambaza ati ubundi witwa nde? Ariko reka mbabaze, ntiyarazi ko yitwa Yakobo. Nuva hari uruhare rwawe mu guhishurirwa kuvuga, urangaye mu gato ukavuga nabi sico waremewe. Intumwa yatumwe Imana n'ijuru na Yesu Kristo bagize akazi kenshi. Uri hano muri iki cyumweru n'ijuru n'amatayo n'umwuka wera. Twaje kukubwira ngo intumwa icambere kugira ngo iyo ntumwa igusigira ibyawe fata giruti. Biste umva cyanejeje, aramubwira ati nitwa Yakobo. Ngiye kuvuga iki? Ntukazusha itegeko zawe imbere y'Imana, uzizivuga ampreza. Dawudi yaravuze ngo umbabarira inyama y'umuntu, Mungu niumbie moyo safi, fanya roho iliyotulia ndani yangu. Huyo ni Daudi. Tukazuisha tegeko. Reka kuzikomeraho. Ubundi tizikubereye. Uturanye nazo ariko ndizikubereye pe. Nurangiza gutaha umaze kurya mu bitekerezeho uvuga ngo izi tegeko mfite tizimbereye, ahubwo ikikubereye ni cyiza Imana yagushizemo. Kandagira intege wimbe umwobo, nurangiza uhita ubihamba. Ndakurahiriye intege nke ntizikubereye, ukunda uberewe, ariko intege nke ndazizi se ni wowe uzizi, kuko ndakindi kintu kinini nk'umuhamya wawe n'umutima wawe. Izo ntege nke rero genda uwimbe umwobo uzihambe, nurangiza tubwira abantu kuri mukiriyo, ugikore wenyine n'umugore wawe ndabimenye cyangwa umugabo wawe, uhambe. Kandi nurangiza guhamba uhita usezera burundu. Warangiza Yakobo ngo arafata sukuma warangiza gufata ngo ahitagira ati ntawe uzufata iby'Imana, Imana ngo ireke kumuhindurira izina. Ntawe uzufata iby'Imana, Imana ngo ireke kumuzamura. Ntawe uzufata iby'Imana ngo abyishoremo, Imana ngo ireke kugendana igisekuruza cye. Iyo ufashe iby'Imana uzubyara abana bikabakurikirana, abuzukuru bikabakurikirana,
waba uri mugufi bikabakurikirana, waba uri muremure bikabakurikirana, waba ufite izuru rinini nk'irya ntamahize bikagukurikirana. Ya iyo wafashe Imana mu bagabo bafite izuru rinini naje mbarimo, ariko Imana ntizikangwa n'ibyo. Nimvuga iryawe woza kubabara, reka mvuga iryanje kandi rirambereye ni igitangaza. Kuko mu ruganda rwo mu ijuru sogokuruza wanyu na basogokuruza ndi bari bahari, naje sinarimba uko waje nyine ndakurahiriye turaberewe, ariko ikiruta izo zose Kristo turimo. Yakobo yamamubwira ngo ndasha wiswe Isiraheli abamushubije muri resource yahakomoka. Reka nkubwire, dukomoka muri Kristo, tugomba kuba na Kristo, tukagendera muri Kristo, tukaririmbira muri Kristo, tukaramiriza muri Kristo, kuko aho dukomoka resource yacu ni muri Kristo. Turanga sebenisha mani imbaraga zaba shaka Unikizigiro Yaba Wizeye ni wowe buturo w'imitima yacu, ni wowe mashine y'abakuvuga. ufite Tugufite mami turakomeye, iyo tugendana nawe turakomeye. manura imbaraga Manura imbaraga zaba ukizigira alala ni wowe ni wowe buturo w'imitima yacu, ni wowe mashine y'abakuvuga. ufite Tugufite mami turakomeye, iyo tugendana iyo tugendana nawe turakomeye. imuzamure mabwike pata zama ubwo abo babuvuyemo ayiswe Isiraheli bamushubije muri resource kandi yaratashe. Yavuga ati ikibazo cya kabiri mfite ni wowe nasize ndiganije, ngo afata amatungo n'abashumba arababwira ngo mubanze imbere. Reka nkubwire, iyo ushatse gukavaringa ikibazo tukavuga amagambo uzashira ibikorwa. Manura imbaraga zaba Ni wowe buturo w'imitima yacu, ni wowe mashine y'abakuvuga. Tugufite mami turakomeye, iyo tugendana nawe turakomeza. nimuzamure ibiganza. Haleluya. Haleluya. Nahamagawe n'umudamu witwa Sara, twigeze guhura mu rusengero rwa Bishop Kabutware. Kumuvuga izina si byiza nuko natujwe, ariko no kugera ngo mubyumve nyine kwa Reverend Bonigaba twahuye nawe kera na mwene data muhirwa naho ngaho ntibyiwe twahuye nawe. Cyo gihe twari mu masengesho turi mu misozi n'abakado duhura na Sara afite ibibazo, yampamagaye none ko ndagushaka, bambwiye ngo uri muri Fosco. Ndamubwira ngo watinze umuriro watse uracikwa ibyawe ndubifata ngo dukubite gutya. Imana yamibwira bwira Sara kuko azabyara impanga. Nimugire muke sinariko nibuka none ara telefone kanambajetse wakuye nimero ati mu nimero ndokura muri telefone ni yawe. Reka kubwira ntibopfa kubika nimero yawe hatarimo ikintu cyumva ko cyazana umusaruro. Namwiratse none niki ati ukuranibagiwe ntiwibuka kuko umunsi nagusanze kwa Bishop Kabutware nasenga umuriro aka uzaho ndi urambwira ngo uzabyara impanga. None abana ko bari muri secondaire ngiye kuvuga iki kintu mbere yuko kivuga
kuri ubu buhamya reka ntange haleluya gushima Imana ndanezerewe cyane haleluya haleluya ayi datawe kandi umudamu wiyubashe umunsi tweretswe muhirwa ibyo wose mbivuga ko atari ariko yaje kubana nari kubivuga ejo naringize ngo mbivuge kuko yararanga amwerwa yaratarashaka kiri umusore maze umuriro uramanuka ijuru riramucora neza riramugorora iyo wahuye n'intumwa y'ijuru izi gusiga amavuta ikagusigira impano z'uburyo bwose mugira muke mukomera Imana amashimeshi cyane yakaba ahindurirwa izina turyitirwa ahantu hane nimugire muke nimuzamure komera Imana amashimeshi pavuga ahantu wa mbere witwa izina naso bamwe baza bitrompa mu mvugo bakabita ngo nibambwa abandi ngo nibakibwana abandi ngo bazambona abandi ngo ni bakamuhanda abandi ngo sinza amazina amwe yo muri iyi si tutuyemo wasanga izina ndirifite fonti rifite na ruguru rirahunika izina gusa kandi ndubukirigaruye hari umwe bise ngo ni gihuru urumva nyine ngo ni shamba dose shamba ukeve dire shamba ariko iryo naryo ni izina ababyeyi baza bari kwita umuntu akitwa izina nico yize uri maître OK c'est le maître kuwize ngahe naje banite maître banita musumba ubu narangije n'ishuri rya Bibiliya mfite diploma n'ubu ntegereje kugira ngo nige mbone licence muri theology ico kiri ku mutima kandi nzakigeramo nzamvuga ibintu nutabyemera nabibwiye data ntiyabyumva sikanswe wowe tutavukiye hamwe data ndiya isina naje niswe na data nta mahizi ariko izina rya nta mahizi birasobanurwa ngo nta gukekeranya nta gushidikanya nta bibazo nta ngorane nta probleme nta nushaka kuzita umuhungu wawe nta mahizi nta kibazo ishuri wese kwita izina ikindi kitwita izina nakazi dukora iyo uri indaya ikindi kitwita izina n'ibyago uyu no mupfakazi ibyago yahuye nabyo bikaba bimwita izina ikindi kitwita izina ni Imana nimugire muri cyagira mvuga amagambo nimukomere Imana amashimeshi cyane amen igitabo cy'abacamanza twasomye isawa Gediyoni mwishuri yita Gediyoni ko ari Gediyoni birangiriraho Gediyoni yari afite ibintu 8 ndavuga ibi bitatu nimuheze Imana icubahiro ikintu cyambere cya Gediyoni ngo ndi yari umusore w'umunebwe yagasasa nkano yasuzuguraga akazi niyo mpamvu ndimo nibaza tesa abasore bafite imbaraga bagashaka gusa ngo ubwo bize baje gukora muri service zo mu mabiro mu ntebe zizenguruka ntimuzazibona mwese jawa niyigiye make ubu nashoye imbaraga mu gukodesha imirima no guhinga ubu kara no esho ubunyobwa buri mu gitaka esho nuzu karya neza kwa matayo tugiraga ngo ni haleluya mana Bibiri iravuga ngo Imana izaha umugisha amaboko akora aha niho nari gutanga haleluya kandi nimuhese data icubahiro ndanezerewe cyane haleluya 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 warangise Gediyoni yari umunebwe icyakabiri cya Gediyoni yarazi gushishoza kubaza neza icyagatatu yarazi gutura ijuru ngo ari erega ijuru ryabasuye Bishop ndiyotekereza
ishurirwa ngo arizane ibyumweru 7 byo gusibura amariba. Imana ngo nirangize iceceke. Nitwa Matayo. Imana ikorana n'abafite ubwenge n'ishurirwa. Tikorana n'abantu bahari muri capacity yo hasi. Kubera irishurirwa, Imana izakora kwisi ikiza abantu babona ibisubizo. Imana yitegereza Gideyoni akamutuma mu cyumba, atuma intumwa marayika w'Uwiteka ngo agere kwa Gideyoni, aramubwira umve amazina ya mwisi. Ntiyavuga Gideyoni, yaravuze tumve sha wa munyembaraga we. Sasa uri ntwari. Ndanezerewe. Tistik. Ninde mwana wanyu wakubwiye kuri umunyembaraga uri n'intwari? Ninde mwana wanyu wabikubwiye? Kwa kwaza kwita ngo Jisita, akakwita ngo Mucuronyana, akakwita ngo Emakile, akakwita ngo Sikovia, akakwita Muzirankoni. Ninde wakubwiye kuri umunyembaraga kandi ukaba n'intwari? Ngo birangize ngo bifate ninde? Nuwahesha, nuwakaye karere, niye ville, niye president. Ariko iyo ryamanutse rizarihindura izina. Aya abantu bavuze rikayakandagira, rikazana amazina avuye mu ijuru. Kandi ayo mazina Imana ivuze akagufata neza. Iba ngukora ku gisirimba numvise kije izamuka. Gideyoni amavuga ati umugabo duhuye nawe si wa mwene si kose ntakomoka kwa Yose. Hari ahantu avuye. Abantu bose bitwa abantu, ariko ntugahishwe guhishurirwa umuntu utumwe n'ijuru. Wa mugore w'Isarefati amaze kubona Eliya aramubwira genda uvuga umutsima unzanire. Hari abadamu bakera bari bazi kumva. Yeje kuba nk'umudamu wo muri iyi si y'inaha dutuyemo. Aba yaravuze tuyu muhanuzi nimurebe neza ntafite umurongo. Ariko umudamu amubwira ati sigaranya kangana no kugusha, ariko ico kintu wagikora. Aramubwira ati nanone no gupfa reka mbikore. Ngo banze ijuru. Imana ihumugisha umuntu wanambitse none kaba mberewe. Naje jewe zangenda na isume, kagenda ni toroshi, kagenda na kupongle, kagenda na igikwasa, kagenda zanjyana imyenda, igikapo kuzuza ikibitabo n'iby'amakomantere kigira kwabyo, n'inkweto kikagira ibyaha. Ariko kuvangeze hano nambaye imyenda yanje ngahe iyindi yose ijuru ko riramanura. Reka nkubwire, nimvuga ngo ndanezerewe ugira ishari nushakurikire. Intumwa yangezeho ndayakira. Iyitisi ureba ukundi ryoshe. Iyo ngoma mu bibogobogo se nari kuyibona. Erega hari ahantu ugomba kuva ugahura n'intumwa. Nimugere mutye. Gideyoni yamabwira marayika wita usitoke hapa. Nunuve hano. Usitoke hapa. Yamamubwira kadogo usitoke. Umva bagabo Imana ye umugisha profete ninde hati wa mugabo izina ryo koresha kuye. Uyu uvuye hano Ernest Imana ihumugisha umuryango wa Ernest n'abana be nabene wabo bose bagirwa umugisha. Kuva nabaho nakuze numva abagabo babwiriza, ariko nari ndarumva umuntu uvuga ikintu cyo kubiba itu ka Ernest yarakorogoshoye mu mutwe arangorora ku ipasi
sanga ndaraba umukristo mu buryo bwo gutura. None nahise mpamagara umugore namubwiye ati witegure ibintu byahindutse. Ejo uzoza ubona nakoze byose umenye kuko nahuye n'ikibatsi cy'ijambo ry'Imana. Reka dutange haleluya. Nimaheze Imana ishubahiro. Haleluya. Gasubira. Ngorangize yamagana mu rwuri. Ntiyagenda mu mafaranga. Agenda mu rwuri. Areba umwana w'ihene ushishe. Uwo ninde ni Gideyoni. Bibiliya kivuga ko hari uwamufashije kumutegura. Ayitegura neza. Arateka. Ashira mu rwabya n'isosi. Ariko wari wabona umugabo uje gutura isosi. Wari watura isosi. Habe niyo ubunyobwa ntayuratura. Mama we. Hari abantu hano muri iyi si dutuyemo. Babona abashitsi baje kandi ari baramu babo ngo baje kandi none se wowe ndi waje mu rugo warizanye ndi twagukoye umunani ngo yanjewe ngiyo ngo bene wanyu ngo ntabwo mbashaka ngo kandi muri ibyo ngo turatandukana nta ntumu wahuye nayo ntiwahuye na Kristo nta muntu wahuye na Kristo ujye uvuga bene ayo magambo. Ngira barumuna banje unkurikira yitwa Nziza undi yitwa Mutabazi undi akitwa Isaya undi akitwa Fidel undi akitwa Umungeri n'abakiriye muri Uganda bahuza intambara nije wahuze mbere ngo mbakire gutya nagaza ngura 50 kilo 1 week ikabira rangi namambwira umugore ngo tuza aba nibo bagabo ejo nogira ikibazo hano aba nibo bonkamira kandi ukuha ubabona abangaba bo guhahira ejo bundi nubwo ubona hano ndakantu bafite ubu bo guhahira ubu ndi muvugana nawe Isaya afite moto ye nzangira gutya mu mugoroba kamamo naraje na envelope yaga uri mu gusuzugura n'indumire mu muryango wanyu turakayimenya Yesu yamucamo akakwigishiriza abana nimukomere Imana amashimeshi cyane. Alex Munge nawe afite association yo kureba imfubyi n'abafakazi n'abantu barenganye nawe nzangira kabona Alex nawe none onasubira muri pasi kibuka wa mufuka wa kaunga 50 icumwe kimwe ngo birarangiye sitowika ayiwe mana wadutabaraga mu misi ya kera we none uzaturengere tugeze kugupfa we tugasubiramo kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite ntinezeruza undi murengezi we mana wadutaba ayiwe sirakera yewe uzaturengere tugeze kugupfa kera bakwiringiraga bari mu mahoro ayiwe tugufite nitwifuza undi murengezi. Fidel Shelatelo azaririmba umurumuna wanje witwa Fidel azaririmba indirimbo agahimba n'indirimbo azaririmba indirimbo kadiri tujaribiwapo tunaugua kiroho majaribu ni mtaji wa kuongeza imani usinungunike we ujaribiwapo kumbuka safari yetu ilianzia msalabani acha tuteseke nanjiza muhitu inza nkuramo gutya Fidel yaririmbye ese yarya bisho ni mazina yawe umunsi muzamutumire aza Fidel aza yiyiriza fuseke imisi 40 kandi iyo yinji azazimye telefone none tukamushaka yavamo kubera ko uzuzimye telefone ngumbe mbabwire kuko ndashaka ko kwinduma
y'ijuru igomba kumbwira yandi magambo. Gideyoni yamaza n'ituro, isosi, inyama, malayika wa Bwana mujumbe Tumiya aramubwira ntabwo tuza turi, genda usa n'igicaniro, ibindi bikurikiraho ngo aragisana, umuriro uva mu ijuru. Hari ikintu ubuze, izina witwa Mucuranyana, ariko hari irindi zina Imana ishaka kukwita. Nukomeza gushaka Imana cyane, guhagarara mu ijambo, huyu ni mjumbe mkubwa, atageuza maisha yako na utaona ishara kwa Mungu. Abantu bagiye muri jambo ngo bakorwe n'isoni. Ibindi mvuga mbifitiye amahame kandi neza, nta n'ubwoba, sinzashidikanya no kubivuga. Ejo bundi uwitwa Mutabazi arambwira ngo jewe ubusire batere riye ngiye gushaka. Amubwira toke shaka amagende, aravuga sinzashaka umuntu w'umuswa. Reka ngubwire, nimba utarize tugashaka utize. Jewe sinize menshi ariko nayo simake, nagiye gushaka shaka uwize. Ubu niwe sekreteri wa projet yanje y'amashuri. None ndaje gushira mundi ndamuzi yoza kuri manganya ikaramu. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe, simama jipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe, simama jipange sawa sawa. Macho yako mbele, abakumusonga mbele, simama kiume jipange sawa sawa. Macho yako mbele, funga mwana songa mbele, simama kiume jipange sawa sawa. Bene wanyu nimba bakora nta pastor urimo, ukabona nda n'umuntu wo mukagara urimo, nuje gushaka wamu advancing mu nzu ya za ministre. Data bukwe ni dokteri, ni deje wa Yesu Bukavu. Ubwire bino bintu muri ruratse. Macho yako mbele, funga mukanda songa mbele, simama kiume. Imani ishurira Gideyoni iramubwira ngo iwa nta bintu bimeze neza kwa soyo wase hari abazimu mazu pepete. Amaze guhura n'intumwa, umusi uzahura n'intumwa y'ijuru izahindura mind yawe ugorora ibyiwanyu. Impamvu ibyiwanyu utarabigorora ntiyarekeraho ngo yinjira no muri komine agorora ibintu. Iyo umaze kuhura n'ijuru, ijuru Imana ibaheze bundi bwenge ibita yandi mazina, mugorora ibintu, muhere Yerusalemu, muhere mu mago yanyu, muhere muri barumuna banyu, muhere muri basaza banyu, nimukomere Imana bashimeshi. Ya umuriro ko watse kandi ibindi bikaba bimanutse, sina amasanga biramanutse kandi n'ukuruka Imana mu ijuru. Ngo arangize Gideyoni, mugabo ngo atangira kuganira n'Imana, ngo yagera ngo ahandi Imana ikamubwira ngo abani benshi si yo kubwira itabanje gutuma intumwa nizibanza. Wamara kubahiriza intumwa ikikubwiye Imana ikajana nawe. Iyo wasuzuguye intumwa nayo iricecekera. Hari ibyo Imana yagushizemo tubikorera mu gihe cyayo n'Imana kuko yabigushizemo. Warangiza ukasigara gusa witwa runaka, nimuhindurirwa n'Imana ibiti irindi zina. Nimwitwe bamugisha, nimwitwe bamukire. Yaje kwa mu Bugande baba bahagurutse bose. Mu Bugande nakomeje, reka mbabwire ibintu nahishuriwe kandi ndagaragaza bivuge gahoro gahoro kugira ngo mubyumve. Nta muntu utazukenera intumwa, ntawe habe na Baden akeneye intumwa.
burden arekene sikanswe wewa kene ntumwa kandi kuvuye umugoroba none Imana yohereza intumwa ivuka rya Yesu Yusufu ngo ashaka kwiraza Nyanza mvuze icyo kinyarwanda ariko ndi mucumva ukundi ashaka kugenda uko Imana idashaka Imana ngo ikamutuma malaika Gabriel kamubwira ngo ndumubenge bwisho huyu mimba nayo ni ya Roho Mtakatifu hari kintu nababwiye ngo ndimuve ku ijambo inyenyeri nimuntega amatwi mvuge gahoro gahoro kugira ngo mutahane ubutunzi ijuru ryambaye kandi ngiye kwitonda intumwa zizasiza selo na kapasite Imana ibona uhagaze ntibagombaga gutuma chairman kugira ngo akurikire inyenyeri sibyo yigiye bagombaga gutuma abanyabwenge kandi babyigiye Biblia inavuga Kiswahili ngo ni wa majusi kwa sababu walikuwa na hiyo level sababu walisomea hiyo huduma Imani inavuga ati nintuma abandi batipe wakifika mbele wataharibisha mambo kuko inyenyeri igihe kimiraka ikindi gihe kazima uburi mu bujuse ikindi yebukavaho cyagi inyenyeri zimwe abaza bayivumbura ni intumwa z'Imana nditonda ahantu kugira ngo basukure neza muhatana inyenyeri ngo biratse ngo bakubite mu bitabo ngo binjire no muhanuzi basanga iyo nyenyeri ngo ifite capacity y'umwami uzavuka ninde chairman cyangwa mu kagari wayikurikira cyangwa wari wose ngo bahita bayikurikira iyo nyenyeri ngo ihita ikora igitangaza kuko ari umwami ndi yaca ipembeni mu kagari aca ku bundi bwami inyenyeri ica kwa Herode capacity ya Herode yari igarukiye kukubaza amakuru bakamubwira ngo undi mwami ni wo wavutse nono akavuga ngo nimumubona muze mumbwira amakuru umve ikintu Herode atayishuriwe kuko iyo capacity ndi yarafite guhishurirwa ubutunzi bw'izahabu n'imibavu n'ibihumura neza bajanye kwa Yesu yavuki kandi kwa muri edikota ya presidence ndiwo kwinjiramo batagusatse ariko uwo munsi Herode abademobe asigarira gusa ku makuru yo kubaza ni mugende ni mumubona muze mumbwire ko mwamubonye inyenyeri wigara kwa Herode inyenyeri razima ariko baramubwira turagiye kandi bavuze ko yavukiye Betelehemu Betelehemu nanavuze ngo nditonda ese bije gute Betelehemu ararangije baragiye Herode asigaranye iryo jambo icanejeje niki ngiye kukubwira ibyawe bizanye n'intumwa ntawe uzabisaka kambegere ibyawe byazanywe n'intumwa bitumwe n'ijuru nta muntu uzubisaka ni kontineri zayamiza neza nimba ari kwa metre juste ikamishika ni wawe ikayitura abana bawe bakaza bagiye mu gitondo n'imugoroba kuko ni ibyawe byanditse kuri wewe nta mundi muntu wobyitanga bama bamanuka zahabu uvumba na manemane ntimubizi ibyo bintu ngo bizari bifite agaciro izahabu uzuzumva nturazibona uko hangaha hagize nkaricate habe n'amaherene hariho izahabu n'impeta n'izahabu impamvu muzikunda simwe ba mbere ijuru yaritanzeho finance makera izikorera publicity iravuze ngo ndi feza n'izahabu ni mali yangu muzambara nubone ubu bushobozi uzambare nushaka gushira ku ntoki zose ndakibazo bari ngo barangize gutura ubwo induma yamibabwira ngo ndimuce tena kwa Herode mpite njia nyingine
navuze ko nganira ahantu nitonze cyane kugira ngo umuhumve. Mu bantu bagira amalogique ni abanyabwenge, mu bantu batabumva vuba ni abanyabwenge. Iki kije gute? Kubera iki yakivuze? Yasiza yari kuvuga gutya, ariko uwo munsi mu cyumba aliposhuka intumwa ngo imanuke irababwira mu nzozi ntimuce kwa Herode yagize indi migambi. Amakuru naye ngaya, Herode wari ugufitiye imipango mibi yose n'imigambi mibi yose kuva iyi tariki wari ufite indi gahunda zindi ku buzima bwawe, kuri business yawe, ku bana bawe, ku itorero ukoreramo, kuri ku mirimo ukora. Herode wari umaze gupanga ngo urakora accident. Herode wari umaze gupanga ngo uzagonga. Herode wari umaze gupanga ngo abana bandi bazarangiza ishuri. Ndatangaje abaye batumva ijuru n'amatayi twazanye ubutuma n'ijuru ayugarakara, ariko n'Imana ya Herode uzabona uburyo bwo kwishurirwa ibyaha. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hata ni kuone. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Mana we Yesu Hero turagusenya. Herode turagusenya mu izina rya Yesu. Ndagusenya Hero n'imigambi yawe, ndagusenya mu izina rya Yesu. Rekura ubwoko bw'Imana, rekura abashiki bacu, rekura abadamu batwite. Herode barekure, Herode rekura. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hata ni kuone. Ba Herode baguhambye Herode bari, ariko haracyari intumwa izamanuka kuri Dawudi ikavuga ngo ndawasigaye. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Mana we gwino data we ayasikala bana linde huko hata kuone. Aho twavukiye umusume umugabo umwe yigeze kumbwira ngo ariko nawe nguzava mu mugabo. Ejo bundi twahuri Kampala aranegera arambwira ngo bambwiye ngo wabaye icyamamare. Ndambwira ati muzehe mbazuje tuje muri restaurant agira kugaburira. Reka nkubwire Imana ni kugirira neza. Umwanzi tukamubwira amagambo mabi uzugena umujana handu yakire neza. Nurangiza umuheze na envelope, nurangiza wicecekere. Herode yamamanura Mefiboshete neza Herode ba. Yonatani wabaye intumwa kuri Dawudi. Hariho Yonatani wawe, kandi uwo Yonatani ndawundi ni Mwuka Wera agucira inzira hatarinjira, agenda akore mu byo yakoze, akore ku nshuti zawe. Umugabo ngo ndangise muheze 250 ndambwira muze uko uvuze ko nabaye icyamamare ntibyoshira ku kanwa ko atane sente zino utambure tiketi yo ogende yabwira teko ndata umunsi yasaze $50 100 mufuko namandi vuje kubera we ndamuzimana. Reka nkubwire lunga ejo bundi ashaka inamba yaje arampamagara arambwira ngo mata ndabimenye neza nigeze kukubwira ugenda umbabari, nigeze kukubwira narebaga nk'umuntu ndagutangarisha amagambo yose bakubwiye n'abantu baye bakubwira, ariko ijuru rifite abanyabwenge bagiye kuzana. usifu sana Yesu Imana igukure mu bibazo kwijise mu bisubizo. Msalaba wako Yesu na usifu sana. Yesu weye Yesu
bigoye no gusaba umuntu wigeze kwima gusaba umuntu wimye biragatsindwa biragoye cyane no kwima uwaguhaye biragatsindwa ari ibintu bibiri nimugire muke kindu cyambere uzatinya umwana w'uruhinja uzamubaye uwo ejo yo kamera bene wanyu cyakabiri uzatinya umuntu wize ufite amashuri nubwo adafite akazi uyu munsi wa none ariko haje ntumu kandi izanywe kuzuzwa n'ijuru n'amatayo ibi ni mpamvu nganira hano muri iki cyumweru n'ingaruka tuzahura nawe mbwira ngo burya wari nta kazi twagera ariko bya byumweru birindwi ijuru ryanasubije ndatangaje kubwo uyu mugoroba imisumaze ushaka akazi wishira mu kazi mu izina rya Yesu Kristo wowe nushaka ukoma amashi kuko ugafitiwe iwe aragafite ndumurebeho wowe koma amashi kuko anaweza Mesia anaweza Mesia tugasuzugura umuntu usenga tukamusuzugura ashobora kuba ari mu butayu none ariko ejo yo gutungura abagusuzuguye bose tuve muri service yo gusenga komeza usenge kuko abagusuzuguye umusumwe uzikorera imitwaro yawe hari umugore umwe yararwaye kanseri kuri Mugono hafi no kuba Grand Frere metre hano muri Methodist agatsinsi no kosa kararwaye twari kumwe n'umugabo witwa Ngiriyoni w'abasinzira n'undi mugabo witwa ngo ni Moise mwene Ndereya Imana iradutuma iratubwira ngo mugende mu mari iminsi 3 ku musozi nimurangiza mufate kinini cya taramusine mukivange nimurangiza mu gihome ku gikomere taramusine akandukamwe gusa kanseri iragiye amaze kuza mu Rwanda byarananiranye agenda i Burundi birananirana baramuzana bavuga ngo nuko azipfira ijuru n'amatayo na Ngiriyoni na Moro turasenga kanseri irarangira ibintu bikomeye timba asite sakolometa selo meritari marisa kosa tipe hefa umukobwa witwa Joyce Muranko ari umumutari tumanukayo na Karegeya mwene Jamari bishop utumare gushikayo atuzimana kabido kamata burya ndamuhanuza iyo mvuga ibi bintu suko wenda kuvuga ngo ndi umunyeza ese muri mwebwe ninde utariye no mu mujyi ukunda umwije mu restaurant n'ubuntu mu mago ntimurarya nta utazurya kandi uwambwira ngo ari mu mafungo byo biremewe ariko nanone uratahurya atwegereza kabido kamari ntibitangiye none Elisa kugira ngo hanure nuko yari nushaka kwimana ivuga hari ibintu wasengeye birananirana ariko nubona intumwa yinjiye mu nzi wawe yigaburiye nurangiza uceceke dore ngo uriya mugabo uyu mugabo simvuza amateka yaratwakiriye wiwe cyane twarayi wiwe buyu nshuti yanje Grand Frere uyu aratwakiri wiwe yaratuye Kaciro sinzatuye ubunyine Imana yamukubitiyemo nawe iramuzamura reka ngubwi ndawuza wakira abakozi b'Imana Paulo yavuze ngo benshi batwita bakene batazi ko dutungishije benshi ukuza utubona ukabona gusa ngo ni bamatayo kandi ico gi twari tarazana n'abagore atwago tuzeri tundi tutuzerezi ariko tugiriye umugisha katwakira twararaga dusenga tukageza mu rukerera abaryama bakaryama tuwari duhuduni ubuse wowe ukitubona uwo mwanya turafite se uraka audience hano kwa bishop kugira ngo ngeri wawe koso gupfa kugenda gusa suko ni gahunda igihe cya adahari ni ravera sababu naje uwamba amagaye ngo birashoboka ko hari umuntu uvuye ahantu runaka yarasabye ko ngenda akanye nayikana haba n'ubu kurifuza ngo ariko abashitidi bozi wawe kubera ko utamubwiye mbere yigiye ngo ducumbikire ubonye twashitse none ishurirwa muzee Dr. Muzee Antoine Rutesi agiye kuza ishurirwa
urebe ikintu ugomba gukora, urebe iby'Imana igusetsamo. Munongo agiye kuza, utakomeza kurangara ari ibyo wasengeye byananiranye, ariko Munongo yogera hano gusa akavuga ubuhamya, ibyo byose bigafunguka. Nyuma ya Munongo hari abandi bazaza funguliwa. Ndagira ngo mushiki wacu murora kwera Jesse yarageze nko mu myaka nka 20 birashoboka, kuko abakobwa mu mujyi ntawe uzupfa kuvuga imyaka ye. Ariko ngaho twavukiye witwa nde naka wande warunaka myaka ingahe mfite iyi, ariko hano mu mujyi baza bayishi muzayihishe nanone hari umuzeho yizi. Reka batungure none abasubiza bamaze iminsi mutarakora amakwe, nimukora amakwe bamaze iminsi batarasubizwa, nimusubizwa bamaze iminsi badakora, nimukore. Turarangije twamaduka cyogiye twarimbaga indirimbo zose indirimbo zikamaze imanuka turinde gutya. Imana yamubwiye murora kwe nguyu umugabo araje kandi w'inzobe umusatsi wirende, nguyu araje mukanya gutya ipikipiki yamize, ipikipiki ayihagazeho umuhungu w'igikwerere w'inzobe umusatsi wirende yahigira gutya bya Bishop Karege aradibuka. Ibi minimo babwira muzabimubaze bama babonana, aramubwira ati nta kindi kizanye, numvise ko ngeze mu gihe cyo gushaka kandi uwo ngomba gushaka ni wewe, kuko twahageze intumwa tuzabona marayika nitwe n'abagaragu b'Imana. Numbenye agaciro kawe utabakiwe, uzabona umugisha, Imana izakugirira neza. Ngo dutarame gutya Imana iyo nakiriwe amayigo kuba umurevera ibintu bimanyiriza uganda birakaukera kwa nibindi bizo reka ko kiri nyine ukiri muri irya kategori bizaza amabiza ukakubitagura, ariko ubu nyine mu rwego nyine ngezemo bikaza. Reka maze nitonde uwo munsi arambwira ati uzabjara umwana wa mbere n'umuhungu kandi azaba afite ikibibi. Yamavuka umuhungu twamubaritse turi Kibungo kumukutana w'abanyamasengesho, muzehe marehemu Revera Kamburishe niwe wafashe parole, aramuzana aravuga ngo ijuru ni ryantabariye mu banyamasengesho, reka muzane mu giterane cy'abanyamasengesho. Reka nkubwire intumwa ikugenderere no besubiyemo, intumwa ikugenderere no barakeye byara undi mukobwa sinzi bageze muri bangahe, sinzi ababwira umukobwa witwa Nyasinzira wo kucanzufu Nyasinzira yanakirije tubwira amakuru wa nimugere muke imyaka 15 Nyasinzira namwa abandi bamazi ibiri cyara mwasaza ndimubyamusinzira ibiri gusa kandi numwa ziraha mwaze hano muri fosi ko igiterane cy'ibyumweru 7 aha niho biza bibuhokera. Ariko muri cayi mu mazu n'ubunyene mu maduka n'abakiri bakastoma ndabaye baza ngwino hano mazu rebe kunti ijuru rigukaraga, ijuru ribaga ibyawe rikuopera, ijuru rigakora itangaza rikakwinjiza mu byawe cyumbe atafika kwako. Nyasinzira biwashu mu bibogobogo no kucanzo vundinje mu rusengero rwa Kadesi abantu bose ndi bayishurirwa. Nyasinzira n'umugabo wundi umugabo yaje umugore ni wamubwiye nabonye umugabo w'Imana hano urekazi azi wacu asaba pasiteri aremera. Nyasinzira azana ngongoro y'amata, narababwiye ngo umuntu utazumwa amata nimba uri numwe tutahe tutagusenge. Warangise azana itungo bende ritoya, inkoko ivanga nasho kandi coge hando mu giturage twari tugifite apeti nyine bene ya indi yo hejuru. Nawe yaramanutse ko wasubijwe, twese twa yarashu sigaye ukoraho gusa iyo washubijwe. Icyakora iyo uvuye mu giturage ntukishinga abanyamugi baba baciye ku maresitora ngo turangize turataramye. Twatangiye saa 3 ngo tuze kugeza saa 8. Imana irambwira Nyasinzira
bantu bakwise kuri ingumba ariko Imana irambwiye ngo ugiye kubyara impanga umuhungu n'umukobwa. Imyaka 10 n'ingahe aja kwa mukwegebirana kandi ni umudokiteri w'umuhanga ku bagore bagumbye. Aza hano no mu Rwanda. Inga barazigurisha ariko icyansi cy'amata. Uragira ngo umuntu wagusi ishati ibi byuya bikaba bishonjoba mu gutya ijuru ndi harikora operation wiwe ndi wo bibona kuko nyine ndi wabihishurira. Umugabo twaganiye ni Reverend Kado uzabwiriza ziriya nyigisho yasubiye kumbera professeur uyu munsi natahanye doctor uyu munsi na defense yambwiye tahandu byafiriye nukudahishurira. Arambwira ngo uwereye mu bantu bose basenze turasenga twese turasirimba tubika diskete ariko kuvuga ngo dutanga icyacu pi amaturo pi. Ambwira umugabo umwe witwa ngo ni Manuel afite urusengero Nyamata yagazagira cya mu rusengero muri nani muri power imodoka contact akabwira healing ni mwijiri huduma akazana ibirayi akazana indagara akazana iki ni musenge. Twabaye kwa Manuel jewe n'uyu mugabo na Karege umugore we wagateka tukarya kandi mu gitondo na nimugoroba tukoga kandi abantu bari basize abagore muri Kongo n'ukundu nyine bintu byari bimeze tukamesa tukamena amazi kiolera ariko yashatse neza umugore nawe akamavuga gusa ngo abashitsi ndi bagenda twatinda akabara duhamagaye ngo mugeze he none Manuel nabishawura bikomeyeho imisatsi gusa niyo ukomeza kumanura imaze kugera muri colonne vertebrale ndaho izakumari. Ndimo kuganira ibintu bifatika ku munyabwenge n'umuntu wishurirwa. Reverend Kado arambwira numva asubiye kumpeza kandi nda passing uyu munsi ambwira undi mugabo witwa Gaframa nawe yarataramye ngo aratarama akora bukeke aratarama ngo arangiza akazakiranuka mu cyacu akamanura none Gaframa Imana yaramuzamuye ngi ubu ngubu ibintu manukanye ari kuri rusengero muri ratse nzafata ukwezi kose nda wundi muntu ubwiriza kuko ibintu navumbuye nzagenda gahoro kandi nzahita nshika ndanga amatangazo rero ndarinda shika nzahita mbabwira ngo mutanga amatangazo nuko shika gutese mushumba se ushika n'ugutanga itangazo nimutanga itangazo cuma kabirarangiye. Reka mabwira aya amagambo yambwiye no Manuel yujuje urusenge wenyine cyaki twagaza twishyira hariya mu Kanogo niwo gazubara amaturo yari muri serivisi yo kubara amaturo mu Kanogo twishyira nk'abantu hafi 500 yaje guharura igitangaza 2020 y'amanyarwanda niwo gazuyabara kako twatse twese abandi ni modoka baziparitse ni twishurirwe ni muhaguruke. Hari imbaraga ziruta izindi zose hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose hari ukunesha urutukundi kunesha kose kono kwa Yesu. Hari imbaraga karibu baba bishop zirutizi imbaraga zose zoni za Yesu. Baraka zigitagaza baraka zigitagaza baraka zigitagaza